Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu Aline Dorcas, mwarakoze kuduhitamo uyu munsi mukaba mukidukurikira. Uyu munsi tugiye kuganira ku gishobora gutera umubyeyi kuvira ku nda mu gihembwe cya kabiri ndetse n'icya gatatu atwite. Ubundi igihembwe cya kabiri ni uguhera ku byumweru 13 kugeza ku byumweru 26. None igihembwe cya gatatu gihera ku byumweru 26 kugeza ku byumweru 40. Hagati y'ibyo byumweru iyo uvuye hari icyo biba byerekana. Twabonye igitera kuva mu gihembwe cya mbere, uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe igitera kuva umubyeyi utwite mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu. Ni ibintu bibiri by'ingenzi cyangwa se bishobora gutera kuva umubyeyi atwite. Icya mbere ni icyo twita placenta previa. Placenta previa ni ugusanga iya nyuma cyangwa se ingobyi y'umwana yaragiye ikiforoma cyangwa se ikabiri impande y'inkondo y'umura, bityo umwana ntabwo abasha kuvuka neza kuko iba yaragiye igapfuka ku nkondo y'umura, aho kugira ngo igende ijye hejuru aho isanzwe iba iri hejuru kuri uterus cyangwa se kuri nyababyeyi, ahubwo ikagenda ikajya ku gice cyo hasi cya nyababyeyi impande y'inkondo y'umura. Icyo gihe nibyo twita placenta previa. Igira ibice bitatu bigiye bitandukanye. Hari igice cya mbere, hari igihe iyo placenta cyangwa se iyo ya nyuma cyangwa ingobyi y'umwana igenda igafataho ku nkondo y'umura ariko itahatwikiriye hose, ikagenda igafataho gusa, cyangwa se ubundi bwoko ikagenda igafataho igice kimwe, ikindi ikaba imeze nk'aho nyine harimo umwanya. Iyindi ya gatatu ni igihe placenta igenda igatwikira ku nkondo y'umura hose igice cyose, bityo bigatuma udashobora kubyara neza. Ubu bwoko bushobora gutera kuva n'ibyo twita placenta previa ishobora kuba umubyeyi atwite cyangwa se ari kubise, cyangwa se ushobora kubibona umubyeyi agitwite, ushobora kubibona ari kubyara, cyangwa ushobora kubibona ari kubise. Ibyo byose birashoboka. Ikibiranga cya mbere ni kubona amaraso ari kuza aciye mu gitsina. Ikindi ni uko placenta previa ushobora kuyibona uciye mu cyuma cyangwa se muri ecography. Niyo mpamvu mu biganiro nagiye nkora ku bantu bamaze kuba abakunzi banjye cyangwa se abantu bamaze gukomeza kunkurikira, twabonye ko umubyeyi agomba kujya guca muri ecography kandi akubahiriza rendez-vous za muganga. Ibi byose babibona kare iyo bihari, kuko akenshi usanga n'ubundi placenta iri hafi y'inkondo y'umura, ariko uko inda igenda izamuka ikagera mu gihembwe cya gatatu yarahavuye yarahunze ya nkondo y'umura kugira ngo umubyeyi azabone uko abyara umwana abona hanyura. Ariko iyo igumyeyo niveho, ibyo ngibyo ni ikimenyetso kibi ko ushobora kuva ukagira anemie ari umwana n'umubyeyi tukamubura. Cyiza rero iyo bimenyekanye hakiri kare ubyara by cesarienne bakakubaga, kuko kubyara neza byo biba bigishobotse, kuko urumva umwanya umwana anyuramo agenda amanuka uba ingobyi ariho iri yarahafunze, ntabwo kubyara neza biba bigishoboka. Ikindi gishobora gutera kuva mu gihembwe cya mbere mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu ni icyo twita placenta abruption. Ubu ni uburyo ingobyi y'umwana cyangwa se placenta cyangwa iya nyuma igenda ikomoka. Ubundi ubusanzwe yomoka iyo umwana yamaze kuvuka, iya nyuma nayo ikavuka nyuma y'uko umwana yavutse. Iki gihe rero umwana aba akiri mu nda hanyuma ikomoka. Ni ikimenyetso kibi cyane, ni ikintu kibi cyane umwana, kuko n'ubundi placenta niyo igaburira umwana, ihuza umwana na nyina biciye mu rurere cyangwa se umbilical cord, ibitunga umwana bikamugeraho na oxygene byose. Ubwo rero iyo byomotse mbere kandi umwana akiri mu nda, umwana rwose aba afite ibyago byinshi byo gupfa. Niyo mpamvu iyi rwose ari ikimenyetso kibi.
kandi ikibi cyayo hari igihe iba ugasanga uviriyemo imbere nta nubwo bije inyuma. Iyo bije inyuma nibura ubona ikimenyetso mpuruza ukihutira kujya kwa muganga. Ikindi kibi cyayo ni uko ihitana n'umubyeyi, urumva bari gutakaza, aba ari kuvira imbere, umwana ya maraso ugasanga ari kwigaragura mu maraso, amaraso yabaye menshi, umwana akahagendera. Rero niba ubonye amaraso twaba duke twaba twinshi, cyane ko twanabonye ko nta maraso aba makeya ku mubyeyi utwite, ihutire kujya kwa muganga bagufashe, kuko kuva ku byumweru biri hejuru cyangwa se wegereje kubyara byo ni bibi cyane kuko bihitana ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Rero icyo twagushishikariza, hari ibi bintu byose twabonye haruguru nta kintu kibitera kizwi, ariko hari ababyeyi baba ari hayi risike cyane. Ababyeyi babazwe bashobora kugira ya ngobyi yiyometse impande y'inkondo y'umura. Ababyeyi bari hejuru y'imyaka 35, aba ni abafite ibyago byinshi byo kuba bagira ibyo twavuzeho haruguru. Ababyeyi batwite impanga, cyangwa se ababyeyi bafite ibibyimba muri nyababyeyi, cyangwa se ababyeyi babyayeho inshuro nyinshi. Ni ibyago ariko ntago ikibitera kizwi. Siyansi igaragaza ko kitazwi, ariko aba ni abafite ibyago byinshi byo kuyigira. Rero mubyeyi unkurikira, nagushishikariza ko niba ubonye uvuye amaraso yaba make cyangwa menshi mu gihe utwite igihembwe cya 2 cyangwa icya 3, ihutire kujya kwa muganga, kuko ni ibintu byica ababyeyi n'abana. Murakoze, kora share cyangwa comment, unakore subscribe kutarayikora, kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu bigendanye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi.